Uko byagenze FPR inkotanyi yashingwaga mu myaka 30 ishize. Hari abajya bavuga ko babaye ari ubandoroge, bashaka kugaragaza ko ushaka ikintu kurusha abandi ari nawe ugomba kwiyemeza gufata inshingano zo kugishyira mu bikorwa, kuko ashobora kwishingikirije abandi nyamara badafite inyungu mu gikorwa nkawe. Aha rero niho basaba ko buri wese ubabaye ikintu cyane cyane akumva agishaka ku rwego rwo hejuru agomba gukura amaboko mu mufuka, akareka ibyo gutegereza akimuhana kaza imvura ihise, hanyuma akarwana urugamba akagikorera kugeza kigezeho. Ibi niko byagenze kuwa 25 Ukuboza 1987 ubwo mu mujyi wa Kampala mu gihugu cya Uganda hateraniraga abagabo n'abagore bari hagati y'imyaka 60 na 70, bagaterana batagamije kwizihiza umunsi mukuru wa Noheli nk'uko byari bimeze ahandi, ahubwo bagateranwa no kuvugutira umuti ikibazo cy'ubuhunzi no guhezwa ishyanga cyari kimaze imyaka myinshi kibazonga. Aka wa mugani ubabaye wagombaga kubanda urugi. Mu gihe cy'iminsi 3 mu buryo bugoranye cyane, abari bagize ihuriro Rwandese Alliance for National Unity bakoranye baganira ku kibazo bari bamaranye imyaka, ariko kuri iyi nshuro kugeza ku meza y'ibiganiro hashyirwaho uburyo bwo kugishakira ibisubizo. RANU cyangwa se Rwanda Alliance for National Unity ryari ihuriro ry'abanyarwanda bari barahejwe mu gihugu cyabo barahungiye ishyanga. Ahagana rero mu mwaka w'1985 abanyarwanda batekereje uburyo bavugurura iyi RANU bakinjizamo abanyamuryango biganjemo urubyiruko, ariko bakanashyiraho umurongo uhamye w'imikorere ku buryo RANU yagombaga gukoreshwa mu gukemura ibibazo uruhuri abanyarwanda bari bafite mu buhunzi. Kuri Noheli yo mu 1987 nibwo abagize RANU bahuye kugira ngo bemeze amavugurura yari amaze amezi 6 akorwa muri iryo huriro. Muri iyi nama nibwo hemejwe ko icyari RANU gihinduka FPR inkotanyi, ndetse ubwo iyo ibaye kongere ya mbere y'uyu muryango. Tito Rutaremara yabaye umunyamabanga wa mbere wa FPR inkotanyi. Uyu musaza kuri ubu uyoboye urwego rw'igihugu nshingwanama n'inararibonye mu kiganiro n'ikinyamakuru yavuze ko mu 1985 aribwo habayeho kwibaza uko bagira RANU kugira ngo ibe umuryango ukora ugera hose mu banyarwanda, hanyuma ijye mu rubyiruko, ijye n'ahandi hatandukanye. Yavuze ko batanze ibitekerezo, muri ibyo bitekerezo niho havuyemo ikipe yo kwiga uko RANU yahinduka ikaba umuryango ufunguye ku banyarwanda bose aho bari baherereye. Yakomeje asobanura ko nyuma y'ibyo byemezo icyakurikiyeho ari ugutangira kwiga amavugurura akenewe. Yanavuze ko ubwo nibwo batahuye bamara amezi ageze kuri 6 biga uko bazavugurura RANU, hanyuma bakayigira umuryango urimo urubyiruko, urimo abantu bose biteguye kugira ikintu bakora kinini. Nibwo rero iyo kongere yabaye mu 1987 RANU rero ihinduka FPR inkotanyi muri ubwo buryo. Usibye Rutaremara, abandi bitabiriye kongere ya mbere ya FPR inkotanyi barimo abari basanzwe bagize komite ya RANU, abarwanye mu ntambara yashyize Museveni ku butegetsi muri Uganda, ndetse n'abandi bari bamaze igihe bigishwa bafite inshingano yo kuzajya gushaka abayoboke mu bihugu birimo Tanzania, Uburundi, Kongo Kinshasa ndetse n'i Burayi. Kwitabira iyi kongere ntibyari byoroshye kuko byakorwaga nijoro, kandi bigasaba abayitabiriye kuza bihishe ku buryo ntawe washoboraga kubabona.
Rutaremara yavuze ko kwitabira iyi kongere kwari ukwihisha kuko aho yaberaga i Kampala mu gace kitwa Mbuya byasabaga kuza buhoro buhoro abantu bagenda bihisha bakaza bagahurira mu nzu imwe yari ifitwe n'umwe mu bari mu gisirikare cya Uganda bakazamo nijoro akaba aribwo bakora iyo nama. Ababona imyitwarire ya FPR Inkotanyi yo guha ijambo n'uburenganzira abagore bashobora gutekereza ko ari byo yize vuba, nyamara amateka agaragaza ko guha agaciro abantu bose barimo n'abagore ari indangagaciro y'ibanze y'uyu muryango kuva na kera. Rutaremara yavuze ko mu bandi bayobozi batorewe imyanya icyo gihe harimo n'abagore barimo Aloysia Inyumba, Koni Akayezu ndetse na nyina w'umwami Christine wagizwe umukuru w'ishuri ryigisha ibirebana na politiki. Uretse ivuka nyirizina ry'uyu muryango wa FPR Inkotanyi, iyi kongere yanavuye muzi iby'inyandiko z'iremezo zirimo intego, imigabo n'imigambi, amategeko remezo ndetse n'imyitwarire bigomba kuranga umuryango. Muri iyi nama niho hemejwe ishyirwaho ry'abakada, urugaga rw'urubyiruko ndetse n'urugaga rw'abategarugori. Hanashyizweho kandi ikiswe Option Z cyagombaga kwifashishwa nk'amahitamo ya nyuma mu gihe inzira z'ibiganiro byo kugerageza kugarura mu gihugu zakomeza kuba agatereranzamba. Ubu buryo rero ni nabwo bwaje gukoreshwa ngo hatangizwe urugamba rwo kubohora igihugu rwamaze imyaka 4 nyuma y'uko leta ya Habyarimana Juvenal yanze ko impunzi itahuka yitwaje ngo ikirahuri cyuzuye amazi. Urugamba rw'amasasu rwo kubohora igihugu rwasojwe muri Nyakanga 1994 ubwo ingabo za FPR Inkotanyi zahagarikaga jenoside yakorewe Abatutsi. Kuva ubwo rero FPR Inkotanyi yinjiye mu rugamba rw'iterambere ihereye ku gukemura ibibazo byari mu gihugu nk'umutekano muke, ubukene, kugarura ubumwe n'ubwiyunge, ubutabera n'ibindi bitandukanye. Umuryango wa FPR Inkotanyi ufite intego remezo ugenderaho kuva washingwa zirimo kugarura ubumwe bw'Abanyarwanda, kubumbatira ubusugire bw'igihugu n'umutekano w'abantu n'ibintu, kubaka ubuyobozi bushingiye kuri demokarasi, kubaka ubukungu bushingiye ku mutungo bwite w'igihugu, guca umuco wa ruswa, gutonesha imicungire mibi y'umutungo w'igihugu n'izindi ngeso zijyanye nabyo, kuzamura imibereho myiza y'abaturage, harimo kandi guca burundu impamvu zose zitera ubuhunzi no gucyura impunzi, guharanira umubano hagati y'u Rwanda n'ibindi bihugu ushingiye ku bwubahane, ubufatanye n'ubuhahirane no kurwanya jenoside n'ingengabitekerezo yayo.